Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesias yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi: umuntu wubaha Imana agakiranuka, Imana iramwemera. Umuntu wubaha Imana agakiranuka, Imana iramwemera. Turasoma muri Zaburi ya 78, turahera ku murongo wa 70 tugeze ku murongo wa 72. Kandi Imana itoranya Dawidi umugaragu wayo, imukura mu ngo z'intama, kandi imukura ku gukurikira intama zonsa, kugira ngo aragire aba Yakobo ubwoko bwayo, Abisirayeli umwandu wayo. Nuko abaragirisha umutima utunganye, abayoboza ubwenge bw'amaboko ye. Umuntu wubaha Imana kandi agakiranuka, Imana iramwemera. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Reka tugaruke nanone kuri Dawidi. Dawidi wagaragaraga nk'usuzugurwa mu muryango w'iwabo. Dawidi wakoraga umurimo wo kuragira amatungo, nyamara kandi Imana ikamutoranya. Dusomye hano muri Zaburi ya 78 yuko Imana yamutoranyije ikamuvana mu gukurikira intama zonsa, noneho ikajya kumugira umwami, kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli. Imana yigeze gutuma umutambyi Samweli kugira ngo ajye mu rugo rwa Yesayi, ajye kurobanura uzaba umwami, uwo Imana yishimira, Dawidi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko uwo munsi ubwo Samweli yaramusutseho amavuta, ngo nuko umwuka w'Imana akajya amuzaho cyane, akajya akorera muri Dawidi. Dawidi igihe yari akiragiye amatungo, nta nyamaswa n'imwe y'inkazi yashoboraga kumwambura itungo na rimwe. Dawidi Imana yaramukoresheje ubwo yaragiye ku rugamba agasanga Abisirayeli bashyamiranye n'Abafilisitiya. Icyo gihe Imana yakoresheje Dawidi avana igisuzuguro ku bwoko bw'Imana aribwo bw'Abisirayeli. Icyo gihe arabarwanirira, maze Goliyati wari wakomeje kubatera ubwoba kumara iminsi 40 yose. Icyo gihe ryabaye iherezo. Kuki? Kuko Dawidi yahageze ari kumwe n'Imana, kuko Dawidi yahageze yizera Imana, kuko Dawidi yahageze afite amaso yo mu buryo bw'umwuka. Amaso ya Dawidi yabashaga kureba Goliyati, maze Dawidi akamubona yuko ko ubunini bwa Goliyati ari amahirwe yuko atari bumuhushe, mu gihe abandi barebaga Goliyati bakamubona nk'ikibazo, ariko Dawidi we byamubereye igisubizo. Imana ishimwe cyane. Dawidi kubera kubana n'Imana no guca bugufi imbere yayo no kugirana ubusabane nayo, yabashaga gutanga imbabazi naho bigaragara ko bitashoboka. Yababariye umwami Sawuli ubwo yamuhigaga. Igihe kimwe umwami Sawuli ajya mu buvumo atazi ko Dawidi ariho yihishe. Icyo gihe Dawidi ntacyo yaramutwaye, kuko Dawidi yategerezaga isaha y'Imana. Dawidi yarazi ko guhora ari uko Uwiteka Imana. Dawidi yabashije kubabarira Shimeyi wamutukaga. Bibiliya itubwira ko Dawidi yabaye inshuti y'Imana, yabaye uhwanye n'umutima w'Imana. Nubwo Imana ifite n'izindi nshuti tubona muri Bibiliya, nubwo Imana ikunda abantu bose, igihamya nuko yakunze abari mu isi bose ikohereza Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba. Ariko by'umwihariko, haleluya, Dawidi, uzi ko umwami Yesu Kristo yavukiye mu muryango wa Dawidi, ndetse isezerano rishya rikunda kumugarukaho rivuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi. None wakwibwira ko uyu Dawidi mu mibereho ye, mu buzima bwe,
nta cyaha na kimwe yaba yarakoze. Dawidi yari umuntu kimwe n'abandi bantu, yakoze ibyaha ndetse byinshi, yakoze ibyaha ndetse bimwe binini, ariko yari afite ibanga, yari afite ibanga, yari afite ibanga ryo kwiyunga n'Imana. Dawidi yari afite ibanga. Dawidi yabaye umuntu wubaha Imana ndetse agashaka ibyo gukiranuka, niyo mpamvu Imana yamwemeye. Ingingo ya mbere, Dawidi yari afite ibanga ryo kwihana. Ibanga ryo kwihana. Yari afite ibanga ryo kwihana. Ni koko yagwaga mu cyaha nk'umuntu, ariko byibuze akamenya ko yaguye mu cyaha, akamenya kuza imbere y'Imana, akikubita hasi agasaba imbabazi, agasenga Imana akayinginga, akongera agatunganya umubano we n'Imana. Ibanga ryo kwihana. Umuntu wubaha Imana akagendera mu byo gukiranuka, Imana nayo iramwemera. Hari isengesho Dawidi yigeze gusenga ubwo yari yamaze gucumura, ndetse umuhanuzi akaza akabimusobanurira. Dawidi ntabwo yarashyaga imigeri cyangwa se ngo yiburanire, ahubwo yahitaga yikubita imbere y'Imana. Zaburi ya 51 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri, yarasenze ati: Imana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Iryo ni isengesho rya Dawidi, ni isengesho rya Dawidi. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye Mana, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Dawidi rero yari afite ibanga ryo kwihana, kwiyeza imbere y'Imana. Ingingo ya kabiri, Dawidi yagiraga umurava mu kazi. Umurava mu kazi. Reka nkubwiye ngo nubwo nta shimo tubona yahabwaga iwabo mu rugo, ariko byibuze turabona yuko yaragiraga amatungo neza. Turabona yuko yakoraga akazi ke neza nk'uko bigomba, nk'uko bikwiriye. Turabona yari afite kwitanga, akitangira amatungo y'abagaragiye. Nubwo iwabo bagaragaraga nk'abamwibagiwe, ariko yari afite umurava mu kazi. Imana ishimwe cyane. Timoteyo wa mbere igice cyawo cya 4 umurongo wa 14, ngo ntukirengagize impano ikurimo, iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Kugaragarire bose. Umurava mu kazi, gukorana umwete, uri imbere y'Imana. Dawidi mu kazi ke yagakoraga neza. Yabona amatungo abyagiye, akaba ari akanya ko guhimba zaburi n'ibihimbano by'umwuka, akaba ari akanya ko gusenga Imana, akaba ari akanya ko kwiyaturiraho ibyiza no gukora imyitozo. Haleluya. Gukora imyitozo kugira ngo akazi ashinzwe gukora agakore neza, agakore neza. Ingingo ya gatatu, Dawidi yakomezaga gushaka ubwenge kandi agahimbaza Uwiteka Imana. Dawidi yari afite ubwenge ndetse no mu maboko ye. Iyi zaburi turi gusoma ya 78 umurongo wa 72, ngo nuko Dawidi abaragirisha umutima utunganye, abayoboza ubwenge bw'amaboko ye. Haleluya. Yari afite n'ubwenge mu maboko. Buryo ki agiye gutera ibuye Dawidi, kubera ko yari afite ubwenge mu maboko ye. Amaboko ye yabashije gusobanukirwa aho ibuye rigomba kugenda rikaboneza mu ruhanga rwa Goliyati. Dawidi rero yari afite ubwenge no mu maboko ye kandi agahimbaza Imana. Dawidi yakomezaga gutera imbere, yakomezaga kurushaho gushaka ubumenyi bwo gucuranga no guhimbaza Imana no kuramya.
yakomezaga gushaka ubumenyi, agakora imyitozo yerekeranye no kurwana urugamba, kuko yasobanukiwe neza ko umwami, inshingano ya mbere y'umwami ni umutekano. Bityo rero agakomeza gukora imyitozo. Haleluya. Dawidi yakomezaga gukora imyitozo yo guhimba zaburi n'ibihimbano by'umwuka, imyitozo yo guhimbaza Imana, yo kuramya Imana. Zaburi y'ijana, Dawidi agira ati: Uwiteka, ati mwaba ari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime, musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri Dawidi ntago yaheranwaga n'agahinda. Dawidi yahuye n'ibimukomereye, yanyuze mu mibabaro n'ibibazo, ariko akagira ibanga ryo guhimbaza Imana, akagira ibanga ryo gushima Imana. Mubibaho byose muhore mushima, kuko ari byo bibakwiriye, nibyo bidukwiriye gushima Imana. Hari ubwo bitugora, hari ubwo biturushya, hari ubwo bituvuna, cyane cyane iyo ibintu bitagenze uko twabishakaga. Ni kenshi twihutira gucika intege, ariko mwene data, nshuti mukundwa, muvandimwe, reka uyu munsi natwe twinjire mu cyerekezo, duhagarare nk'uyu muntu wubaha Imana, akagendera mu byo gukiranuka, maze Imana nayo ikamwemera. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwemere, Imana ikwemere mu gihe cya none, Imana ikwemere, Imana igushoboze kugira ngo wumvire Uwiteka, kugira ngo wumvire ubushake bwayo. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 10, umurongo wa 34, ngo Petero aterura amagambo ati: ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Bivuze ngo igihugu urimo icyo ari cyo cyose, niwubaha Uwiteka Imana, nugendera mu gukiranuka, Imana irakwemera nk'uko yemeye Dawidi. Nubwo Dawidi hari ibibi yakoze, nubwo hari ibyaha yaguyemo, ariko yagiraga ibanga ryo kwihana. Dawidi yagiraga ibanga mu kazi, agakora akazi neza, akagatunganya. Dawidi yari afite ubwenge, atari ubwo mu mutwe gusa, ahubwo yari afite n'ubwenge mu maboko ye. Dawidi agahimbaza Imana, agashima Imana n'igihe byabaga byakomeye, n'igihe babaga bamutera amacumu ngo bamuhuze n'urukuta, n'igihe umwami yamuhigaga, n'igihe yabaga ashonje, n'igihe yabaga ahunga yirukanka, n'igihe yisanze mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aho naho Dawidi yari afite umutima ushima Imana. Nta kintu gishobora kukubaho Imana itakizi, nta kintu gishobora kukubaho Imana itacyemeye. Icyo usabwa ni ukwizera Imana, icyo usabwa ni ukugira ngo umutima wawe uwegurire Imana, ikugenge, wumvire Uwiteka Imana, ugendere mu gukiranuka, maze Imana nayo ikakwemera. Kuko Imana ntabwo irobanura ku butoni. Imana ishimwe cyane. Dutekereze iri jambo kandi dushyire mu bikorwa icyo ritubwira. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro Mwami wacu kandi Mana yacu, Mana idakoze isoni kandi Mana igira neza, Mana itarobanura ku butoni. Ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, kuko ukubaha akagendera mu gukiranuka, Uwiteka Mana uramwemera. Uyu munsi nabwo turashaka kugera ikirenge mu cya Kristo. Uyu munsi abakwizera, abakristo, abakozi bawe, duciye bugufi, turashaka kugendera mu byo gukiranuka nk'uko Dawidi yateye intambwe. Uwiteka Mana, ndakwinginze, nk'uko wahinduye amateka ya Dawidi, uhindura amateka ya buri umwe wese wumvise ijambo ry'uyu munsi. Habwa icyubahiro Mwami wacu.
guhera none ukaba iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.